Bakunzi ba Vision Training Services online, twongeye twagarutse mu isomo rya 9 uyu munsi. Twagarutse rero kandi twagaruye amasomo aryoshye. Uyu munsi tugiye kwiga rero icyerekezo kimwe, tunige umwanya n'umuvuduko hagati y'ikinyabiziga, kugira ngo mwakomeje kugenda mubona amashusho atandukanye yagiye abanyura imbere. Mwabonye uko ameze mbere y'uko ubona amashusho, ngira ngo baba bamaze no kubona isomo tugiye kwiga iryo ryo. Rero dutangire isomo ryacu, kandi mwibuke kuba mufite amakayi, mutangire mwandike, noneho twige amasomo yacu. Icyerekezo kimwe rero ngo gishobora kubaho mu buryo buhoraho cyangwa uburyo busimburana. Teka nuko ritubwiye, icyerekezo kimwe gishobora kubaho mu buryo buhoraho cyangwa se kikabaho mu buryo busimburana. Yego niko bimeze. Ku kantu mugomba kumenya nk'abanyeshuri, mukamenya ko icyerekezo kimwe gishobora kubaho mu buryo buhoraho cyangwa se kikabaho mu buryo busimburana. Mu ntara, ninde ushobora gutegeka ko umwe mu mihanda avuze waba icyerekezo kimwe? Mu ntara, ninde ushobora gutegeka ko umwe mu mihanda avuze waba icyerekezo kimwe? Bavuga yuko ari umukuru w'intara. Umukuru w'intara rero niwe ushobora gutegeka ko umuhanda avuze waba icyerekezo kimwe. Rero mubifate gutyo ko mu ntara ari umukuru w'intara. Iyo rero amashami y'umuhanda ahuza intara zirenze imwe, ninde ushobora gutegeka ko uwo muhanda waba icyerekezo kimwe? Rero bavuze amashami y'imihanda, ni cyagiye tubona umuhanda umwe ushamikiye aha, n'undi ushamikiye aha, n'undi ushamikiye aha, n'undi ushamikiye aha. None ariko ayo mashami yose akaba yahuza intara zirenze imwe. Tuvuge wenda nko mu rugero u Rwanda rwacu dufite intara zigera muri 4 n'umujyi wa Kigali. Bango basanga hari ishami rigenda rikajya mu majyaruguru, burasirazuba se, burengerazuba. Ese iyo ayo mashami rero ahuza intara zirenze imwe, urumva ntago ziba zikiri intara imwe, ziba zarenze intara imwe, ubwo ziba zinjiye mu rwego rw'igihugu. Ubwo rero uwo muntu ushobora gutegeka ko uwo muhanda waba icyerekezo kimwe ni minisitiri w'imari, ni minisitiri w'imirimo ya leta. Turasubiramo, ni minisitiri w'imirimo ya leta. Niwe rero ushobora gutegeka ko uwo muhanda ugizwe n'amashami menshi ahuza intara zirenze imwe, niwe ushobora gutegeka ko uwo muhanda avuze waba icyerekezo kimwe. Ni minisitiri rero w'imirimo ya leta, biba byageze mu rwego rw'igihugu. Ngira ngo icyo ngicyo muracyumvishije. Ikindi, ryari icyerekezo kimwe gishobora kubaho mu buryo busimburana. Twabonye ko icyerekezo kimwe gishobora kubaho mu buryo buhoraho ndetse no mu buryo busimburana. None ni ryari icyerekezo kimwe gishobora kubaho mu buryo busimburana? Rero mu buryo busimburana, iyo ujya kumva ngo mu kanya gatoya habaye icyerekezo kimwe, hashira umwanya bikaba ibyerekezo byombi, hashira umwanya akabaye icyerekezo kimwe. Donc ubwo rero ngo ni igihe kugenda muri uwo muhanda bishobora kunyuzwa ahandi ku buryo bworoshye. Ngo ni igihe kugenda muri uwo muhanda bishobora kunyuzwa ahandi ku buryo bworoshye. Urugero wenda nabaha, tuvuge uno muhanda wa Poiruru, murabizi ko hari imodoka ziba zinya Nyabugogo, izindi ziva Nyabugogo zijya za Remera, hari izindi ziba ziva Nyabugogo zijya ku Gisozi. Ngira ngo ahantu hose murumva ko harimo n'ibyerekezo byombi bibiri. Noneho hari igihe bafata imodoka ziturutse Nyabugogo zijya Gisozi, zijya Remera, bakazifunga. Noneho ugasanga ntizikihaje, ugasanga bakoze icyerekezo kimwe kiva Remera cyangwa se kiva Gisozi kijya Nyabugogo gusa. None se twibaza, ubwo ziva Nyabugogo zijya Gisozi cyangwa se zijya Remera zizanyuzwa he?
ubwo rero nibyo rero tugiye kureba ahangaha bavuze ngo ni igihe kugenda muri uwo muhanda bishobora kunyuzwa ahandi ku buryo bworoshye. Icyo gihe rero bazahita bazifata za zindi zanyuraga hariya bazinyuze hejuru kwa Mutangana, kuri uwo muhanda wo kwa Mutangana, zize zinyure kwa Kabuga, zikomeze zigere muri rompuwe, noneho zimanuke zize zigera ku kiraro, zibone gukomeza zigera ku Gisozi, izishaka kujya i Remera zinyura ahandi zikate zigende zigira Remera. Ngira ngo murabyumva. N'icyo gihe rero hashobora kubaho uburyo busimburana. Igihe rero hari aho hafi banyuze izo modoka cyangwa se ibyo binyabiziga mu buryo bworoshye. Ikindi ngira ngo icyerekezo kimwe mwakomeje kukibona, mwakomeje kubona imodoka ziri mu cyerekezo kimwe, mwakomeje kubona ibyapa bigenda bikwereka ko ari icyerekezo kimwe, mwakomeje kubona ibimenyetso bitandukanye mw'ayo mavideo bigenda bibereka uko icyerekezo kimwe kigomba kuba kimeze. Rero tugeze umwanya n'umuvuduko hagati y'ikinyabiziga. Ngira ngo umwanya n'umuvuduko hagati y'ikinyabiziga ngira ngo mwabibonye. Hari imodoka naberetse zifite ubona ko bagaragaza distance, uretse ko iyo turi kugenda ntago wabasha kumenya uwo mwanya ngo upime. Gwenda ngewe naberetse mu ngero zo kupima, ariko ntago bishoboka biri mu muhanda. Iyo tugenda ntago twabishobora kubipima, ahubwo turavuga ngo uwo mwanya ni uwuhe. Reka turebe mbere y'ibindi, tubanze turebe mwigeze kubona n'imodoka zagiye zigongana kandi ukabona ko ikinyabiziga cyayigonze kiturutse inyuma. Aho ngaho ruba ni urwego rugaragaza ko habayeho impanuka kandi bitewe na wa mwanya nyine utabashe kuboneka. Rero reka turebe mu rwego rero rwo kwirinda kuba intandaro y'impanuka, umuyobozi azaringaniza umuvuduko w'ikinyabiziga cye agendeye kuki, mu rwego rwo kwirinda kuba intandaro y'impanuka. Rero umuyobozi hari ibintu azagenderaho. Kasubiramo kino kintu kujya cyumva neza. Mu rwego rwo kwirinda kuba intandaro y'impanuka, umuyobozi aringaniza umuvuduko w'ikinyabiziga cye agendeye kuki. Kuringaniza ni ukugabanya umuvuduko, kugendera ku muvuduko wo mu rugero mwiza. Icya mbere azagenderera ku miterere y'umuhanda. Nimba umuhanda urimo ibinogo, nimba urimo ibintu by'ibyobo, ese cyangwa se urimo ubunyerere, cyangwa se ari umuhanda utagendeka neza bitewe n'imiterere y'uburyo ukoze, icyo gihe rero ashobora kuringaniza umuvuduko. Ikindi kizatuma aringaniza umuvuduko ku miterere y'ikinyabiziga. Donc niba ikinyabiziga gipfuye, niba ikinyabiziga kirwaye, icyo gihe nyine ibyo umuyobozi azaringaniza umuvuduko kugira ngo yirinde ko yaba intandaro y'impanuka. Ikindi tuzareba ku miterere y'ikirere. Ikirere nimba harimo ikirere cyabuditse, nimba ari igicu, nimba ari umukungugu mwinshi, nimba atabasha kubona, imiterere y'ikirere ari imvura, ubwo nabyo bizaba intandaro yo kuba yaringaniza iki muvuduko. Yango ni ibintu byumvikana. Ikindi nanone ku miterere y'imizigo, birashoboka ko ikinyabiziga gishobora kwikorera imizigo myinshi miremire, noneho ukabona ko rwose ikinyabiziga kipakiye bya hatari. Icyo gihe rero umuyobozi azaringaniza umuvuduko. Ntago azihuta cyane kuko hari igishobora kwihuta, kandi twarabonye ko imizigo nayo igomba guhambirwa neza ku buryo budanangiye. Ubundi ni ukuvuga ngo cyangwa iticunanirwe hasi kuko byateza impanuka. Icyo gihe nawe azaringaniza imivuduko. Ikindi no ku bwinshi bw'ibigenda mu muhanda. Iyo bavuze rero ubwinshi bw'ibigenda mu muhanda bumva iki? Numara kumva ubwinshi bw'ibigenda mu muhanda, icyambere ugomba kumenya ni ambutiyaje. Abantu twese tugomba kugenda mu muhanda no kuvuga ngo ambutiyaje, ariko tumenye ngo ni iki. Rero ubwinshi bw'ibigenda mu muhanda nabyo byaba intandaro ituma umuyobozi aringaniza iki umuvuduko. Ngira ngo iyo harimo ambutiyaje, ubona bamwe bari kugenda bafungirana, abandi bafungirana, genda gahoro, afungirana, ibintu nk'ibyo.
ngira ngo murumva impamvu yabyo niyo ngiyo nta yindi. Rero hano baratubwira ngo ni izihe mpamvu zatuma umuyobozi w'ikinyabiziga agenda buhoro byaba ngombwa agahagarara. Twabonye kuringaniza umuvuduko, noneho tubonye n'impamvu zatuma umuyobozi yagenda gahoro cyangwa akaba yanahagarara. Reka turebe izo mpamvu. Izo mpamvu iya mbere ni ngo ni igihe hatabona neza. Iyo ni impamvu yatuma umuyobozi agenda buhoro cyangwa se agahagarara. Igihe hatabona neza nawe birumvikana. Icya kabiri, igihe hari inkomyi, urumva ni impamvu yatuma umuntu agenda gahoro cyangwa se agahagarara umuyobozi. Ikindi gihe hafi y'amasangano, y'amasangano. Ikindi cya kabiri, mu gihe cy'ibisikana cyangwa se mu gihe cyo kunyuranaho. Mu gihe cy'ibisikana cyangwa mu gihe cy'inyuranaho. Kugira ngo twiga ku isomo ryo kubisikana no kunyuranaho, hari aho twigeze kubona tukabona ko hari igihe abayobozi bashobora kugira gute, abayobozi bashobora koroherana cyangwa se bakanyura mu nzira z'imari z'abanyamaguru, ariko ubwo ngubwo twabonye ko kandi umuyobozi ashobora kugenda gahoro mu gihe ugiye kubisikana n'undi kandi akegera inkombe y'uburyo agabanije umuvuduko. Urumva byose ni ibintu byatuma ugenda buhoro cyangwa se byaba ngombwa ukaba wahagarara. Cyane cyane nko mu nzira nyabagendwaho, twabonye niba muhuriye nko mu isoko, hari ubugari bw'aho hantu mugiye kubisikanira hari hatoya, cyangwa se kunyuraniraho. Icyo gihe rero usanga bamwe bahagarara, hari ibyo byita koroherana, usanga abandi barakomeje. Ubwo rero mu gihe cy'ibisikana no kunyuranaho, nayo ishobora kuza ari impamvu yatuma umuyobozi w'ikinyabiziga agenda buhoro kandi byaba ngombwa akaba yagira ati yahagarara. Ikindi, hari kuba wumvishe ndakumirwa. Banyeshuri nkunda, ndakumirwa murazizi. Ubwo rero niba nkubwiye ngo mu gihe wumvishe ndakumirwa, ugomba kuba wamenya ngo ese ndakumirwa n'iki. Ubundi ndakumirwa twabonye ko ari ibinyabiziga bitatu. Harimo ibinyabiziga by'abarwayi, harimo ibinyabiziga bizimyankongi, harimo n'ibya polisi. Ibyo rero nibyo ndakumirwa, kwa kugira ngo nkabanyurizeho mukumva, ariko ntabwo byari ngombwa, ariko kuko n'ubundi tuzabyiga, ariko mu gihe tutari twabyiga reka mbe mbanyurijemo gakeya mu byumve. Rero mu gihe wumvishe ndakumirwa, ubundi bavuga ko mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa kigusatiriye ucyumvishije, uba ugomba kugigamira, ibyangombwa ukaba wahagarara. Mu guhagamira nta kundi, ugomba kugenda buhoro uhigamira, cyangwa mukagira ute ugahagarara. Iyo rero ni impamvu yatuma umuyobozi agenda buhoro, byangombwa akaba yahagarara. Kugira ngo ni ibintu byumvikana. Ikindi, hari igihe ahamanuka, ahantu hamanuka nka za Shyorongi, abazi Shyorongi, za Simanifaranga, abazi Simanifaranga, ni ukuvuga ngo hari ahantu hashunshumuka, ahantu hamanuka. Aho hose rero, aho ni ahantu rwose pe, iyo ni impamvu yatuma ugenda buhoro, kuko ntabwo wagenda wihuta ahantu hamanuka. Icyo gihe waba ushaka guteza ibyago mu rugendo. Ikindi, aho hafi y'ahari amatungo cyangwa se inyamaswa, hafi y'ahantu hari amatungo cyangwa inyamaswa. Ngira ngo inyamaswa murazizi, amatungo murayazi, ni ibintu buriya twakwita ko bitumva, bitareba, bidatekereza. Donc iyo ubigeze uruhande nk'umuyobozi, ugomba gutwara ikinyabiziga gahoro, kuko ushobora gusakurisha mutekereza kwisakurisha cyane, uvuga cyane, ikaba aho kugira ngo ihunge ikaza gusanganira, ugasanga utaje ibyago mu rugendo. Rero niyo mpamvu rero mu gihe ugeze iruhande rw'amatungo cyangwa se inyamaswa, ugomba, iyo nayo ishobora kuba impamvu yatuma ugenda buhoro, si byose ukagabanya umuvuduko. Hari igihe bashobora kuvuga ngo hari ikimenyetso kibibuza n'ahari ikimenyetso kibibuza. Iyo bavuze ikimenyetso kibibuza, hari igihe bishobora kuba ari impamvu hari ikimenyetso kikubwira ngo genda buhoro
gendera ku muvuduko ungana gutya, gabanya umuvuduko, genda gutyo, ibintu nk'ibyo. Rero abanyeshuri biza dukunda, isomo ry'uyu munsi ntabwo ryari isomo rikomeye cyane, kandi nabwo nta nubwo ryari rinoroshye. Ndabasaba kugira ngo rero mukomeze mugire umwete wo kwiga, kandi mukomeze mukore share, mukore subscribe kuri YouTube channel yacu ya Well250 TV. Tuzajya tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye. Nimukomeza kubana natwe turi tayari gukomeza kuganira namwe, turi tayari gukomeza kubafasha mu bigendanye n'amasomo y'amategeko y'umuhanda online. Wowe icyo usabwa ni iki? Ni gukora subscribe, ugakora notification, ugakora comment, ugakora share, kugira ngo bimenyeshe abandi mu masomo twagezemo. Murakoze cyane rero, ari kumwe na mwarimu wanyu bakunda kandi bazirikana umunsi ku munsi. Ngira ngo tuzakomeza twiga irindi somo. Murumva twageze mu bintu by'umuvuduko, tuziga uko umuvuduko ntarengwa wagenwe. Mube tayari kuri indi somo rizakurikira rya 10 rwose, kandi ni isomo riryoshye cyane. Muzabe tayari turyige neza, noneho kugira ngo tuzajye mu bizamini twumva tumeze neza. Kandi muribuka ko niturirangiza tuzakora test. Ngira ngo muracyabyibuka ibintu by'amateste, byo gukora test, ngira ngo mukomeze mubizirikane, nanjye ndacyabizirikana, kugira ngo byibura tuzabyinjiremo tuhite dutsinda nta kibazo. Mwari kumwe rero na mwarimu Emmanuel. Ciao ciao.